noneho nakumva bitanejeje nkagenda nkabwira mama wacu nkamubwira tima tuzi uzi ukuntu bari kunkorakora reba biriya bintu rero njye ntabwo mbishoboye reba ukuntu bari kunkorakora umugore icyo yavuze ati ya tubwo suri kwibwira ngo uzongera ubisubye tubwo uri kwibwira ngo uzongera ube umukobwa tuyurugo ushaka amafaranga tugenda ushaka amafaranga koko uje kuncuruza mu bara nibyo umpamagariye kandi ni mama wawe yagiye kugucuruza mu bara ingosha ajya kuncuruza mama wawe yagiye kugucuruza mu bara reka nkubwire imana y'amahoro ntago izabyemera ukorwa n'isoni izakore kuce mu buribwe ariko ntizatanga umwuka wawe ngo bawujanire ubusa ababyibuka neza twe twakoze part 1 turabwira ati tuzakora part 2 ya Fiete cyangwa se kubamya bwa Fiete twe twasezanyije abakunzi ba Gonarike Plus turababwira ngo tuzakora part 2 rero part 2 niyo tugiye gukora turi kumwe n'urubyaro rwa Fiete cyangwa se abana batatu ba Fiete abana nabo ku bantu bagiye bakurikira ikiganiro cya mbere bakagikunda bakumva uburyo yahanganye n'ubuzima yarwanye n'ubuzima uyu munsi Imana ikamurengera akavuga ati ariko nanone ubwo ibyagenze kuriya Imana yari ifite impamvu akavuga ati namwe niba mukoma gukuramo isomo mukuremo isomo reka dutangire ikiganiro cyacu cya kabiri gutya cyangwa se part yacu ya kabiri gutya twakira Fiete reka tukwakire ntago nshaka gutinza abantu mu magambo yego murakoze cyane murabona rwa rubyaro rwanjye urubyaro rwanjye rero ntago narusize ntago narutaye iwacu ngo rukomeze ruhangayike rwonyine hanyuma rero kuko twe twavuze ngo muri part ya kabiri tuzavuga uburyo wavuye iwanyu ahubwo reka tuvuge ku rubyaro rwawe gakeya nidusoza kuvuga ku rubyaro rwawe gakeya tubarekure bagenda none natwe twicare dusigare tuganira ibyacu uburyo wavuye iwanyu wa mwana wahanganye nawe mu bitaro bakakubaga hari undi mutoya umaze iminsi avutse n'uwuhe okay uyu niwe wa wundi basize w'amezi 3 basize w'amezi 3 akiri uruhinja dore n'undi nahanganye nawe mu bitaro nahuriyemo n'ibibazo bikomeye nguyu yitwa nibahagarare hamwe nguyu muhagarare hamwe ture ko mureshye ko banameze nk'impanga koko uko wabivuze abantu babireba neza abana barareshya ni impanga pe ni impanga ariko ntago ari impanga abantu babyumve neza uyu niwe wavutse mbere uyu nguyu niwe wavutse mbere yari afite amezi 3 ukimwonza uhita usama nkimwonsa mpita nsama uyu nguyu uhita usama uwo nk'uwo ngaka nawe avutse ugeze ku bitaro bakubaze uyu nawe akomeza konka uyu nguyu akomeza konka bose nkomeza kubonsa urabona nyine bameze nk'abangana ubona n'undi nari mfite nawe usa nk'umukuru ufite n'uwo nguwo nawe hagarara n'uyu musore wanjye hagarara n'uwo ni umusore ko akameze nk'agakobwa se oya bigaragara ko ari mukuru abandi bo bameze nk'impanga ubundi tuvuga ati ni impanga kuko urumva niba umwe yaravutse amaze umwaka undi nawe akahita avukiramo ubwo urukumva n'iki ni impanga hanyuma bazi kuvuga amazina se yego bazi kuvuga uyu kahitse igikapu avuye hehe uyu nguyu abaga mu mushinga wa Compassion wa undi narindi kubabwira bamfashije na nuba aracyawurimo ubwo wavuye iyo ngiyo ugeze hanga wimurira hano ndamwimura nyine mwimurira nahangaha muri Compassion ya Gitare yego baheza batwibwira amazina ne basoza bahita bakomeza rero ku mukuru nitwa Niyonkuru Jonathan ufite imyaka ingahe ufite imyaka 10 yego ukurikiyeho niwe mutoya reka dukurikizaho ko numukurikirana umukuru n'uwuhe nitwa Jose Diana n'uwe umukuru n'uyu hano ngwereke witwa nde Gisubizo Ariya undi nawe muheze nawe tubwire izina Jose Diana mukunda Imana yego mukunda Imana ijambo ryo muri Bibiliya ni irihe kubaha ababyeyi kubaha ababyeyi hereza nundi nawe twumve ukunda Imana ijambo ryose ryo muri Bibiliya ni irihe kubaha papa sawa hereza undi we ukunda Imana ijambo ryo muri Bibiliya ni irihe no kubaha ababyeyi bose n'abarimu kubaha ababyeyi bose n'abarimu sawa hanyuma rero turabashimiye cyane Fie
numva abo bana none nagira ngo abantu babone gato ko abantu bakurikiye ubuhamya bwa mbere baze kubona kuntu noneho babana bangana kuko cyagiye ntago twabashije kugira ute kuba twabagaragaza ariko abantu bakurikiye ubuhamya bwa mbere kuntu Feste yahanganye n'ubuzima bw'abana akabyara umwana afite agasama agatwita afite umwana amezi 3 akabyarira mundi bose agakomeza akabonsa ariko ubuzima bwari bugoranye cyane abatarakurikiye ntago ndi buze kubigarukaho cyane cyangwa se turaza kubacira muri makeya reka tubohora abana bagenda sawa abana nkaho mugende mujye gukina hanyuma nkuko nayo maze kubabwira ko tugiye gushaka ahantu twicara nge na Fiete tukagana ku gice cya kabiri cy'ubuhamya bwe abakurikiye igice cya mbere muraza gukurikira icya kabiri kibaryohere ariko nanone ugiye gukurikira icya kabiri byaba byiza yumvise iki cya kabiri akajya gushaka n'icya mbere cy'ubuhamya bwa Fiete abibuka neza mu gice cya mbere twasubikiye ahantu Fiete Imana yari maze kuheza abana be muri Compassion bagize imyaka 3 Imana igiye kumusiza muri Compassion ari gusaba Imana ngo ko yamukura ahantu yababariye akajya kure akajya tega agiye gusura ababyeyi nabo bagatega bagiye kumusura saho nka twatugeze Fie yego naho ngaho hanyuma rero kugira ngo tuze kubigendamo neza n'ubundi nkuko bisanzwe hano kuri Rwanda Plus dukunda isengesho dukunda kwiragiza Imana reka dutangira n'isengesho yego reka dusenge nanone kugira ngo Imana ibane natwe muri ibi bihe turiho kuko iyo bagutunze kamera no kuvuga ngo nisi yose biri kukureba amen reka dusenge Mana data ushoboye byose ureba urakiranuka uravuga bikabategeka bigakomera twongeye kuguhuruza muri uyu mwanya nyemerera data wururuke imbaraga z'ijuru zururuke amaraso ya Yesu Kristo natuzengunuke izina ryawe ni ryamamare ku buzima bwacu imbaraga n'umwuka wera Mana nyiri bihe biganze wongere wururukire abadukurikiranya ya masaha Mana ubahereze gukizwa ubahereze kumvira ijambo ntirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi kandi data ubu buhamya bwacu Mana bubagereho bubakomeze wahuye n'iki kigeragezo wahuye n'ibi bibazo nawe nakomere witeka nyiringabo umuhereze kumenya kushobora byose umuhereze kumenya utabara ukura ku cyavu ukicizanya n'ibikomangoma witeka Mana nyiribihe Mana nyiri ububasha niko duhesha imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu nuko duhagaritse gukora kwa Satani mu izina rya Yesu niko duciye itumanaho ry'abarozi n'abadayimoni mu izina rya Yesu duhamagaje imbaraga mvajuru duhamagaje gukora kwawe duhamagaye ingabo z'abamarayika ngo zururuke zize ziturinde aka kanya Uwiteka nyiringabo data nukuri sinavuga byinshi cyane wera wa Isirayeli sindinshomeka mu magambo kandi sinzi kuvuga unyemerere data ngiye kuvuga ariko data reka nkubere mikoro maze wivugire reka nkubere mikoro maze wiyamamaze reka nkubere mikoro maze data ushidwe hejuru izina ryawe ni ryamamare aka kanya reka ntuza rero ariko we nutuze reka ukomeze kubana natwe nanone niteka byose amen hanyuma nongeye kuwikaze n'akariho hano iwacu ariko nanone twatanga ikiganiro cyacu neza nagira ngo nkubaze umurimo w'Imana uhagaze utakaza Imana yaguhaye bimeze biti umurimo w'Imana bimeze neza biri kugenda neza muri gahunda y'Imana neza kuko ibintu byinshi Imana iri kunkoresha ndi kubona ari cyo gihe cyo gukora ndi kubona ari cyo gihe kuko ubu ngubu ndi gusengera abarwayi bagakira ndi gusengera abafite ibigeragezo Imana ikagabanya umusonga ariko iryo shuri ry'ikigeragezo iyo rikugezeho Imana ntiri gukuraho utariga ngo umenye ubwenge rero kugira ngo Imana ikwigishe nuko yagucisha mu kigeragezo uko iyo utagiye mu ishuri ntago umenya ubwenge hanyuma rero niba uri guhanura bigakunda ugasengera abantu bagakira Imana igakomeza gukoresha imirimo n'ubutwari n'ubundi reka ntangire no tangazo ku bantu badukurikiye umuntu agomba gukurikira ikiganiro cyose akagisoza mbibiri banga rimwe nuko iyo dusoje ikiganiro cyangwa se dusoje kuganira mbwira umukozi w'Imana tuba twaganira uwo munsi ku bantu bose tugenda tuganira nkamubwira ati uraduha nimero yawe ku muntu wifuza gusengana nawe azakubona bivuze ngo rero nidusoza nimero y'umukozi w'Imana tuzaza kuyisigarana kugira ngo uri bwifuze gusengana nawe uri bwifuze kuganira nawe azamubona cyane ko ari umuntu Imana iri gukoresha muri iyi minsi imirimo n'ibitangazo umuntu gusengera abarwayi bagakira umuntu uri guhanura bigakunda ndetse n'umuntu ufite ibintu byinshi yabwira abantu kandi bikabafasha kugera mu ijuru cyangwa se bikabafasha urugendo rwabo rwa hano kwisi ikindi nuko umuntu niba ukunze ibiganiro byacu kora subscribe ariko nanone niba ufite inshuti zawe ukabibasangiza ukabibohereza kugira ngo nabo barebe bafashwe niba ufite umuntu uri mu bibazo bitamworoheye ubona harimo isomo yakwigamo wakimwoheza nta kibazo nta nicyo biba bitwaye
cyane ko hano twe dukunze kuganira n'abahanuzi abakozi b'Imana cyangwa se n'andi magambo asana imitima, ariko nanone twemera ko n'abantu badukosora bakaduha inama akavuga ati David kino bimeze gutya bigenze gutya, ibyo nabyo turabyemera bigakunda. Ujya handi bandikira ubutumwa ukadukosora. Hanyuma nkuko nababwire ka dutangire igice cyacu cya kabiri. Fie yego cya gice cya mbere carandijije bitekerezo kinkegereza umutima Shaho wari warize neza uziko nawe ufashwa gukamera ngo nkanje neza. Hari igihe numva ibintu ahita mfata se uyu muntu ibintu yabiciyemo nyine ngumva ibintu umva birandenze. Gusa ubu ngubu isengesho ndi gusenga ni rimwe, Imana ize kudufasha muri twarize mwa cya gice cya mbere abe make nukuri. Ntago twaturi gukomeza abandi ngo babone tukirira, ntago twaturi gukomeza abandi ngo babone tukirira. Niba twe turi kubakomeza ubwo bo bahogoye, bo bagize ute barahogoye. Hanyuma ahantu twari tugeze ni ahangaha, utubwira ati none ukuntu wasabye Imana akavuga ati Mana njyana kure ko nzajya nza gusura mabukwe, sinzi niba kimusura niba bikicyoroshye, uzaza gusura mama wawe uteze cyangwa se bo bateze. Abana bari bamaze kugira imyaka igeze hejuru, bamwe bagiye kubasezerera, usibye ko nasanze umwe akiri muri compassion mutoya, niyo navuga ngo ni bucuraka cyafite akanya ko kubyara. Hanyuma byakomeje gute? Yego ndagira ngo mbabwire uko byakomeje. Icyo gihe nasabaga Imana nkimara kugera mu rugo, nabonaga bikomeye, nabonaga bihangayikishije ku buryo nabaga nkimara kugera mu rugo mvuye kwa mabukwe, ni ishuri nanone rikaze. Urabyumva nyine kugenda ukajya iwanyu n'abana batatu, ukavuga ati ubu ndahambiriye ndagiye ngiye kuruhira iwacu. Wabaga wafashe umwanzuro, ariko umwanzuro ufashe ukabona ni ngombwa, ariko ababibona bo bakabona ati akoze ibitari byo. Mfata umwanya njya mu rugo, sangayo murumuna wanjye, nsangayo basaza banjye batatu, urumva ni isheni ikomeye. Yego ndabyumva. Dore umuriro noneho Fiyete mpura n'ikigeragezo gikaze. Najya njya kuvoma, nashira amazi mu nzu bakayafata bakayimenaho, najya njya gutasha tubundi se yakoze iki? Nafataga umwanya nkajya mu ishyamba Furima, ngafata umwanya nkajya mu ishyamba nkajya gutasha inkwi nkazizana, nkajya gufata amazi ku kivu ku kiyaga nkavoma nk'ibidoro byanjye bitatu by'amazi nkazana mu rugo kugira ngo nshimishe ababyeyi. Ariko nshuti yanjye nisokoraga nk'imashini, nakoraga nyine nari nabaye umuje wo mu rugo. Urabyumva nta gaciro uba ugifite. Nta gaciro uba ugifite, buri wese aratambuka akagukandagira, buri wese yatambuka akaguciraho mva twarakubwiye uriya musore washatse cyari kimayibobo, cyari kirara, none dore urgutuzaniye urukuzana abana batatu hano, ubazanye kwandi ubazanye hehe? Abajani wabo. Nareba mabukwe ntacyo afite abaha, nareba yego mama nabo ntacyo afite abaha, ariko wenda reka njye kuruhiraho we muruhireho wenda kubera ko ari mama, ariko mama nawe akanyigiza kure. Icyo gihe mfata umwanya wo gucuruza, wo gucuruza isambaza, nkajya ngenda kubacu bagore b'abadamu, nkabaririra nkababwira tumva mumbabarire. Oya ndarajya mu mwanya wo gucuruza isambaza, no mu rugo iwacu nahuriyeyo ikigeragezo, bakajya barateka bagatwima n'abana banjye. Naho ndogera ndababazwa, iwacu bakajya barateka bagakomba amasafuriya yabo bakamenamwo amazi, ntacyo twatetse. Mwawe mwagiye nk'ahantu ugasanga bogeje, tugasanga bogeje bariye barangije, inzara naho yenda guhanyikira, ku buryo ubwo nafashe umwanzuro ndagenda nkajya njya mu isoko aho bacururiza isambaza, nkajya ntega intoki gutya ngasabirizwa. Ariko sabo we mwambabara, reka tubivuge neza, ugasabirizwa nibyo
kuko gusaba nyine uragiye usaba ukarenga gusaba ugasabiriza ndagenda ndasabiriza nicara noneho ya kanzu nari mfite yari imaze gucika mva ku buryo wayibonaga nawe ukavuga sima umugore yarasaze basigaye banyita umusazi noneho njya mu mwanya ngeze mu rugo ntangira gusabiriza nkajya njya mu isoko mwambabarira mukamutujanga tubiri mwambabarira mukamutusambaza tubiri bakagira ngo ndi kwigirishwa bandeba bagaseka tariko fiyete wasaze ubu ufite inzara Imana iragenda ikagusiga ngaho udafite inzara noneho nari narabyimbaganye ndi kubyimba bo bakagira ngo nukubyibuha bakagira ngo meze neza urumva ngafata amacanjwe ngacira ku ntoke nkisiga kugira ngo use neza nta tuvuta ndagenda ndababazwa mu rugo nataha mama akambwira ati ejo mu gitondo tuzajya mu murima nzajya mu murima ntariye ubu se washobora guhinga utariye ati nudahinga abana bawe baraburara ngagenda ngafata isuka ngahinda imishyitsi mu murima mama kanabibona ko ndi guhinda imishyitsi ntanangirira impuhwe se ziki tinige wagutumye abo bana wabazanagahe magambo y'isesereza Imana nimpereza umugabo nzamufata nka marayika umva ni marayika uzabumanukiye kuko umubabaro maze guhura nawo umva nukuri sinkubeshye mu buzima ndahize ubuzima ndabwize hahandi ndagenda noneho mu gihe ndi iwacu sha umusatsi guracurama najya nishima mu mutwe gutya umusatsi gugapfuka noneho uruhu ruragenda rurashishuka mera umwera ukajya ubona uruhu rugushishuka ukuntu abantu bajya bana base nta n'utuvuta mugira ku buryo nakoraga mu gikotoro cya murumuna wanjye agahita ajya gukishira muri wese agahita ajya kugita agishyira muri wese mbwira Imana koko Mana nibwo natangiye kuvuga ati Mana mfasha nkajya ngenda mu butayu abandi bajya kurara ubutayu bw'ijoro nkagendana nabo bajya ku cyumba nkagendana nabo nkajya mbwira Imana ati Mana mfasha wowe uri mu ijuru wowe urahera hawe aka kanya mfasha nyemerera uzampe ahantu kure ndashaka kuba kure ndari kumwe na mama ndari kumwe na bene data ndari kumwe n'umuryango nashatsemo umfasha njye kure urumva Imana y'amahoro iragenda irabyumva ariko ntiyabikora ako kanya namaze iwacu amezi 6 nyuma y'amezi 3 nkimara guhagera bampaye iyanjye safuriya iwanyu mu rugo bampereza iyanjye safuriya ngo nteke ibyanjye biryo byo n'abana banjye nje nyine ibyo nahashye ibyo nakoreye ndagenda sha nshuti yanjye ngenda mfata umwanya none hari umunsi gumwe nabyutse twaburaye iminsi 2 ndagenda njya hakurya y'amazi twambutse mu nyanja nyine mu ngezi tugiye kwa kaka ndagenda tujya gusaba akazi barakaduhereza tukabona saa 4 zakoma nk'izuba ryavuye turi abakobwa 2 abadamu 2 barushe barabaye turagenda dusaba akazi inzara yenda kunyica ndagenda njya mu murima baduhaye akazi
mugenzi wanjye imbaraga arazibona nkubisa umugore n'umugabo bari guhinga nkabona bari guhinga cyane vuba nanjye ndahinga ngira ngo mbigane ndahinga intunumuko y'icyuya ibirandenze numva umutima gutangiye gusaba yanga gutera kubera inzara numva mu kanwa haje uruzi rushyushye nkajya ndaciraguza nkajya nshaka kuruka ubusa ndagenda nkamukorwa nkaruka ngashaka gucisha amara mu kanwa mana ndagenda ndababara ndagenda ndarira ndababwira ati mwambabariye ko ndashoboye wenda niba hari impamba mwazanye mukabanza mukamba ko naburaye wabanza ugakora se uri gusaba impamvu noneho se wakoze ibyo bavugaga nibyo neza kubisa isuka kabiri saa yine zirageze inzara itangiye gukubita mu nda ntangiye gusaba ibyo kurya sha barabinyima ndatutumuka mugenzi wanjye aravuga aterega arashonje amaze iminsi 2 batarya yaraje gushaka icyo kurya baragenda barirutse bazanye ibirayi n'ibishyimbo bikomeye se bazana n'amazi bashira aha ngaho ndarya mbona ko akuka kaba kagarutse mfashe umuhini icyo gihe bahembaga ngahe icyo gihe hari 800 bahembaga amafaranga 800 ariyo turi gukorera mbo ndahinze bafata umwanya natakaje bampemba 400 bavuga ati twakugaburiye aho wari wananiwe nta wahinze bavuga ati ahubwo mungiriye imbabazi murakoze ya mafaranga ndayapfundika ndataha mubyeyi nagiye ngura ifu ya soya y'ijana kugira ngo iwacu babone ko nanjye ndi umugore nanjye natetse ngenda ngura ifu y'ubugari ya 300 y'imyumbati yari nyinshi mfata abana banjye mfatisha akariro hariya ndabatekera vuba mfata kagafu ka soya ngashira mu tuzi nakunyu ndabahereza ngaho murye nanjye mba ndariye mu gitondo ho noneho ndongera ndazinduka njya gusaba akazi babampaye sinzi umuntu urahuye nawe aba nkubise 1000 ubwo iyo wabaga wazindutse mu kazi baguhembaga 1000 cyuzuye yego nuko mba ndakoze na cya 1000 cyanjye nakibitse ambwa ati rero fiyete icyo 1000 uraza kukigurira mwabanamo imigati saba nta kibazo ndagenda ndakoze niko ndi no gusenga bampemba 1000 cyanjye ndatashe sibibaye 2 naragiye numvishwe rimbwira ngo fiye dekarame tinona ibyo 200 pfukama imbere y'uburiro ubisengere amen haleluya amen ndagenda afata bya 200 nyimara kubifata ngeze mu rugo mfukama imbere y'uburiro mbwira Imana ati Imana ibyo wambwiye ndabikoze ingayi 200 nyemerera ubihereza umugisha kuko namajije kumenya ko na nyuma ya 0 ukora namajije kume ko wageze kwa Yeyiro usura umukobwa wari wapfuye uramuzura bino 2 nabyo hari icyo wabikoraho haleluya Imana y'amahoro ndagenda irambwira mu gitondo jya mu isoko ry'isambaza ndagenda njya mu isoko ry'isambaza nsanga isambaza zahombye amen basha nsanze isambaza zahombye yego ndagenda negera umugore yari afite igice cy'ibase ari kugisabamo 5,000 ndabwo kandi izo sambaza zari zikwiriye 10,000 izahombye zabonetse ndagira ngo nkubwira ngo Imana na nyuma ya seri irakora ikura ku cyavu ikagera gute ikakwicaza aho komeye Imana
uw'amahoro yankuriye ku cyavu maze mfata bya bihumbi 2 ndagenda ndabicuruza wa mugore anyindikiraho ibihumbi 3 ndagenda ndabicuruza nyimara kubicuruza mfata isambaza zanjye ndazambukana mu mujyi Kamembe mfata urubaho rwanjye nshiraho isambaza ndazisanda nziza z'umweru zisa neza ndagenda ndatarashije mu mujyi isambaza mbazicuruje ngahe ibihumbi 20. Wowe waziguze 5? Naziguze 5. Ariko bibiri byawe na 3 bagukopye 5. Mba ndabyishuye bya 3 bankopye mba ndabyishuye mise mbona iki haleluya Imana yacu ni igitangaza Imana yacu ni ukuri irashoboye Imana yacu ni ukuri unyemerera unyumva y'amasaha wowe ufite urucuruzo rwakunaniye buri munsi urarira ibihombo buri munsi urarira imibero buri munsi urashaka icyo wakishura inzu ubu wakibuze ariko ndagira ngo nkubwira ngo aho Satani agusize Imana datije guhagukura kugira ngo ikwicazanye n'ibikoma cyawe kugira ngo igusige maze kunagereze abakwanze bose bagusaba imbabazi abakwanze bose bagukunde amen. Imana yacu irakomeye iratangaje Imana yacu ndagenda mfata bya bihumbi bingahe nungutse ubwo si byabaye 10 na bingahe 15 na biba rufite biba 12 na 7 ni gute ntari umugore ndagenda ngurira abana banje imigati ndagenda mpitangura ibiro 10 by'ubugari bya 3500 ndagenda ndavuga ati buriya ngiye kugenda arangura isambaza nkureho izo bararisha ubugari kuko iwacu dutunzwe n'ubugari cyane barye bahage nanga mbagurire n'ibishyimbo amen. Imana yacu ibishizeho ikiganza irambwira ati komera ndi kumwe nawe mbo abandi bansize haleluya abandi bansize ku isafuriya yanjye bakajya bumva ndi gukaranga bakajya bumva ivuta riri guhumura bakajya fiye amakuru se mukazese byagenze neza n'amahoro ubwo uwo ni mama tariko se mwaronse mwana wanjye tariko byagenze neza taha nyine muri iyi minsi n'ukugenda tariko tuza nakumvise amagambo make ibikorwa byinshi uri kuvuni kuri kumbwira amagambo kuko ni wari unyifurije ngo bigende neza wari wifuze ngo nkomeze ndire wowe uri mama wankuye muntu ese ubundi wamvutse nabyawe nandi ndamubaza desema kumbona unyanga cyane kumbona bene mama badashaka kunyumva ubundi kuko buriya ndamvukana n'aba bantu tumva aho kibera ikigoryi tumva aho kibera igicucu tekarindagire tesenze ngo ugate sawa narindagiye amen. Papa wabyumvisha niko nabwiye Imana te papa wabyumvisha haleluya haleluya amen. Ako kanya nahise numva ijambo rimbwira ngo humura mwana wanjye nubwo bagutaye ntibagutaye ku gasi bagutaye ku isambu yanjye bagutaye ku birenge byanjye dore njyewe nje kugutoragura kandi nzagutoragura nindangiza kugutoragura ngusige ngunogereze ngugire uw'agaciro ngugire izahanka haleluya nguhindure zahabu ishakishwa na buri wese kandi ijambo rizava mu kanwa kawe abagabo n'abagore bazaryumva barikurikirane maze bazagukunda uzakundwa n'isi yose kuko ninjye uzabara gukunza urukundo rw'umumaro haleluya haleluya ndagira ngo nkubwira ngo abakubwira ngo baragukunda oya barakubeshya urwo rukundo n'urw'agahararo ndagira ngo nkubwira ngo Yesu ni ufite urukundo rwiza cyane kandi rw'umumaro unyemerere wumvira ijambo uyu munsi wa none haleluya ndagushimye papa urakoze kubana nanjye rabeze zitutsereve urakoze kubana nanjye ndagushimye cyane urakoze urakoze amina
Imana yacu iradukunda, Imana yacu izatwubahisha, Imana yacu bazaduta maze badutoragure, Yesu adutoragure. Imana yacu bazatwima ibyo kwambara, bazatwima ibyo kurya, Yesu azabiduha. Amen, haleluya. Imana yacu iradukunda. Nukuri pe naricaye mbwira Imana ati Imana warakoze, ndagushimye cyane, uri Imana yacu, uradukunda. Imana irongera irambwira abarozi nubwo bagusiga icyangiro, ninjye mvugana n'uburozi. Haleluya, amen. Abarozi niyo bakuroga, Yesu arongera arakubwiye ngo niwe uvugana n'abarozi, niwe uvugana n'uburozi. Iyo atabyemeye ntibyakugeraho, atabyemeye ibyo imitongero bavuga ntiyafata. Ariko Yesu kugira ngo umenye ko ari umugabo, ayiremera ifate kugira ngo izakurogore, umenye ko ari Imana ishobora byose, umenye ko ari Imana byose. Haleluya. Umenye ko ari Imana igaba buri kimwe, nta na kimwe kiri kuri iyi si Imana idafitiye uburenganzira. Ndabyibuka umunsi gumwe natewe n'ikibazo gikomeye cyane uyu munsi wa none, aricyo nicayeho, aricyo banga nicariyeho uyu munsi wa none. Reka mbabwire amakuru. Narakodesheje aho kiraho iwanyu, nari ngiye kubicamo ariko reka ngenze gake ndabigeraho. Nuko ndagenda ndicara, incuruza zasambaza, Imana izuha umugisha. Amezi 6 ageze mbwira Imana ati rero Mana, ko ndi kumva kubi wacu bindambiwe, ko ndi kumva ngiye gusiga bano bana gutotezwa kwa buri munsi, ko ndi kumva Mana mbigenze gute? Yego uri kubana nanjye, maze gukora abana, maze kubaha imyenda yo kwambara, nanjye ubwanjye maze kwiyitaho, akabiri karagarutse. Mbwiye Imana ati noneho Mana, ndashaka ngo ungirire neza, unjane mbere, unjane kure cyane, iwacu bajye batega baje kundeba, nanjye nge ntega ngiye kubareba. Ariko ndashaka ngo bajye barakoresha amatiki menshi, sinshaka akajoko k'iwacu ngo bajye barandeba uko bishakiye. Naragize ngo Imana ntago yabyumvishe. Duhita dufata amasengesho y'iminsi 2 nka groupe. Mfata amasengesho. Icyo gihe twari bujye muri Kongo gusengayo ku musozi witwa Rujyo. Uwo musozi kugendera mu mazi uburi kureba kwijwi. Rujyo ndazamuka, ubwo tufata umwanya, dufata moteri, ningubwira ngo nta nitiki nari mfite, nagendeye kuri bagenzi banjye. Mbwira Imana ati mva rero Mana, ngewe naza agasuzuguro k'abazimu n'abarozi n'abadayimoni, ndashaka kugaca uyu munsi wa none karangira. Haleluya, amen. Ndagenda mbwira abagenzi banjye turajyana, ntago muransiga, ahubwo tugende. Umva twari dutegereje, ubundi tutakujyanye twaba tujyanye nabandi. Ngaho tujye nose ko ntateke tari kwitekise turariguha. Sawa, turagenda twurura umusozi. Aho hantu ku musozi wa Rujyo nta muntu wahajaga washwanye n'undi, warahasigaga ubuzima. Kuko ndibuka hari umugore n'umugabo bigeze gushwana, barasengaga ariko ntibigeze bikiranura bo ubwabo ngo bikiranure ngo basabane imbabazi, bose bagenda bakiri kubitekerezaho batikirana. Nta n'umwe wari wasaba undi imbabazi. Bageze ku mazi, mu gihe batangiye kuzamuka, aho hantu iyo harebwa wabonaga ibicu biharyamye bihamanukiye. Noneho bagitangira umusozi, babona ibicu biranduye, inkuba ihita ibakubitiraho, bose barapfa. Umukozi w'Imana aturuka hejuru nimukasongero hejuru, aravuga ati uyu musozi urarinzwe, nta muntu wo kukandagiraho atikirana afite icyaha. Niba uzi ko uri umusamba, niba uzi ko watonganye niwe, niba uzi ko wagize gute, umbabarira ntuzamuka ahantu. Kongera dukora inama, turavuga ati abatikiranuye nibabanze bajye kwikiranura. Ndagenda mu rugo, mama amakuru umbabarire, buri ejo bundi warambabaje
umbabarire kandi buriya rero mama ndanagukunda ndanagukunda kandi koko nukuri pe nari ndi kumusaba imbabazi nzikuye ku mutima kuko njyewe nta nzika ngira iyo wambwiraga ikintu ngo urambabaje bihita birangiriraho ubwo nkakugarukira mu kaha haguye ati watuje sawa niba watuje shaho dukomeza ubwo ndazamuka nigira ku musozi mfite amahoro mfite huru mu mutima ngitangira kuzamuka mana we kuzamuka wabaga uri kuzamuka guca ugafata ibuye guca ukaba uri kurara muri kureba hepfo yo wavuye nukuvuga utusha gatoya bagahita bakubirandura ugasubira mu ngezi wuzuye bikomere ndazamuka mbwira Imana tumva Imana mbabarira ndakwinginze ugendane nanjye mfata ibyifuzo byose ndabyandika iki cyifuzo cya mbere ndashaka guhunga mu rugo niki cyari cyambe kiyoboye ibindi byose ndashaka kuva hano ndashaka kuva mu rugo sinshaka kongera kuzaba iwacu ariko Imana insubije iwacu yabe mbabaje ubwisubije yakubaye bikubabaje akanya ubu nzasubireyo katubyihorera nuko amen haleluya Imana y'amahoro nishimye cyane mbazamutse umusozi twazamutse saa 10 twahageze saa 10 zuzuye za nimugoroba turazamuka n'urugendo rw'isaha n'igice kuzamuka aho hantu turazamuka ni mu gasongero cyane kure tugeze hejuru mu bicu tuba tuhageze saa 12 turazamuka turakomeza turazamuka tugera mu mabuye asa n'umweru asa n'ibicu turazamuka mu kabwebwe ibicu umva tugera ahantu hakonje bavuga ngo barasenze gute twazamutse aho hantu turahazamuka tugeze ku gasongero twumva ahantu harakonje hamera nk'urubura imvura y'umujojo hitigwa ibicu bihita byururuka biradutwikira abantu bahita bavuga buri muntu abacinshatsa abigoma n'abi Kigali hari abahageze barahageraga naho baje kuhasengera nukuvuga ngo aho hantu tutimara guhagera gutya twarapfukamye turasenga buri muntu umukuru wa groupe aravuga ati buri muntu naje muryiwe buye ni icyifuzo cye naza gutaha gisigaho ngaho buri muntu akageri undi akageri dore ngo amenyo arakomana umubiri urakumbatana ukajya ufata ibikari kamaze ukararikwa kuvuga ariko icyifuzo ari cya kindi mu gitondo rero turamanuka tuhavuye Imana sha n'umuntu n'umwe yavugishije tukiri ku musozi Imana urayikinisha yaracecetse nta muntu yabwiye ati numvishe ibyifuzo byawe reka yaratubwiye ati nababonye bana banje gusa iryo ryonyine turataha ariko buri muntu yatahaga ameze nk'uri mu bicu ni ukuvuga ngo iyo wajyaga mu mwuka ni ikirere akadirishya ukanyura muri kano kantu k'akadirishya gatoya kameze guca turasenga turamanuka tumaze kumanuka ambwira Imana ati wakoze rero wanyumvise ngaho girira neza mba numvisha ku mushinga w'abana turi gushaka umukozi ujya ahantu niba sinzi ukuntu bamwita uwo mugabo arambwira ati ubwo fiye dushakira umukozi ntabwo si mwanyijanira ko ashaka akazi ko nanjye uri umugore none se niba ndi umugore uri kubona hari urugo mfite ibyo byo ntago nta rugo ufite wajyayo none watubwira neza ati kandi fiye taranitonda uko bahise bavuga nukuri pe si ukukubeshya David ugeze iwacu ukabaza izina Fiyete ntago bamenye bampamagaraga Fiyete mugore w'umutima Fiyete mugore w'umutima uramuzi wo kwande wo kwavumiriya ise yitwa nde Bosiko turamuzi iryo jambo bagahita bamenya noneho umva tumanutse tuvuyeyo nuko uwo mugore ahita avuga ati ndashaka umukozi ndashaka kumujana ahantu runaka i Kigali ndababwira ati mva ndahari munjane bica mu nzira sha yo gukora ikiboye banyohereje itiki barambwira ati ubwo itegure ntago byatinze
nategereje icyumweru igisubizo nategereje icyumweru bahita bansubiza mpita nca mu kazi k'ikiboyi ubwo mpita njya i Kigali ngeze aho ngaho i Kigali kamwereke twicare hano twegere hano hano numvaga ari kuza kabeho kenshi yego kanzane kamera ugiye i Kigali mbangiye i Kigali inshuti yanjye ye baba we bangejeje aho nari ngiye ndebye amaguru mfite ndebye imyenda mfite nanirwa kwinjira mu nzu avuga ati buriya so wabanza akamburwa n'uyu mubiri kugira atanduza inzu y'abandi hari heza biristeriye yego nahinjiye gutya navuga ati mana we mbega ahantu heza we navuga ati mana ahantu ni heza ndetse ijambo rya mbere natekereje tariko se buriya aba bantu bakoreraga Imana ndavuga ngo mana igihe twakoreye igihe twashakiye amafaranga kuki twebwe utaduhereza twebwe gute cyangwa n'iryo juru bavuze ntabwo watekereje ko ari ryo juru bavuze nagangahari cyakora umuntu yaba ari mu ijoro kabisa umuntu yabahanga akaba ari Yesu we ni heza nsiga igitenge ku muryango inkweto ku muryango amakaru inzu isize irange rya verine ndavuga ati kwicara ku ntebe nicaye ku makaru ntanduza intebe z'abandi nahabaye ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ngira ngo buri Imana ibirimo neza buriya ngira ngo irahangumisha ngo ubwo niko akazi nibwo buzima impaye bwo kunkura iwacu oya desi narahagumye ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu agakosa nakoze se shahu wagahora umukozi bantumye ikirahure ariko mana uratangaje bantumye ikirahure ndagenda ndakizana ndagihanagura kumbe hari utwasigaye tuturabaraba nkijanye tubwo ariko mbega umwanda kohera imbega umwanda mwakabyara mu mwanda guri kuri iki gikombe uko iki kirahure guri he bahita bati none aha hituzinga utwawe utahe baguhemba amafaranga yawe utahe barayambaye yandi barayambaye kera bampemba utumbi twanje 20 bari bansigayemo ndicaye ndabwira Imana tubwo se ubwo ntahe nsubire mu rugo ako kanya nkirangiza kubivuga mama wacu utuye muri Burera inaha ahita mpamagara avukana na mama ahita mpamagara taro tifiyeti umeze ute tini sawa amakuru se tini meze timana tubungubu nabuze umuntu nasiga muri restaurant yanjye ndatomboye tubunabuze umuntu nasiga muri restaurant yanjye tinonaha niba ufite tikimfasha uze ubumbereyeho ngira ngo ni ya restaurant yayindi henze nziza mpita ntega uramanuka ndavuga ati nubundi tane ndi Kigali abana warabasize wanje nabasizeyo nubundi ndi Kigali tugoreka mitenza nuko nje ahita mbwira ati ngaho hita utega igare ngera imusanze ntege mutaka y'igihumbi ingeza hano mu Kidaho arambwira ati tutega igare rikugeze hehe kurwara kandi atuye mu Kidaho ntabwo yabanje kumbwira ngo nyure mu rugo abwo yarambwiye ngo nyurira mu kazi kurwara ni hehe ubwo uvuye mu Kidaho ni kurwara ni hano iriya hirya hepfo iriya ahantu bita ku Gahenerezo ntago nahamenya dukomeze ubwo nabantu badukurikiye nabo ntago bahamenya ahubwo reka dukomeze kuntu ubuzima bwakomeze kuntu ubuzima bwakomeze ubwo mbandagize gute mbandahageze nkimara guhagera ariko mana we umva reka ngubwire iyi sirigisha n'ishuri iyi sirigisha ninkubwira ngo kugira ngo uve nk'igikoresho kizima nuko uzacishwa mu ruganda ugasya umva bakagusya koko ukabifu ukongera ukagera bakagushira mu mazi bakagukoroga ukava mu mazi umva bakakugira bakagushiramo ifu nyinshi kugira ngo ukomere
urabona ubugari iyo bari kubusonga ubaga butetemye iyo bagira ngo bukomere bongeramwe agafu bugakomera neza bugakomera. Amen, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanjye barankoroze bacisha mu ruganda baransya bangira ifu, barangije kungira ifu ubashira mu mazi bakoroga nk'igikoma, barakoroga barangije gukoroga nk'igikoma babona ntibinejeje bongeramwe ifu barakomeza barakoroga barangije gukoroga haleluya. Imana ishimwe cyane. Barangije kungira nk'igikoma barakoroga bashiramwe ifu barongera bashiramwe ifu. Ubu ngize gute ndi gukomeramwe akantu ariko sindagera aho Yesu agira gute ashaka. Ndacyari gukorozwa na n'uyu munsi. Amen, haleluya. Nuko ndangize ngeze aho ngaho ndebye resitora ndiye ku biryo ndiye ku mashu ndakanja numva ni imisenyi, ndiye ku gafiriti numva ni imisenyi, ndebye resitora ahantu hiri avuga ati ndahambwe noneho birarangiye. Mabujaje mama wacu aje arambwira ati rero tinahangaha ubwo mfite uduhumbi twanjye 20 ndi kugira ngo buriya ngiye kutwohereza ngo tujye kurera abana banjye neza. Mama wacu abibonye arambwira ati rero nahangaha ugiye kubuhansigariye ati none subu nzagenda gukora gute tiguca na guca ariko nawe niki umusenga Imana arasenga hahandi byahatari. Umva amakuru rero Imana yacu irosha. Umva amakuru ukuntu byagenze. Habaye ni mugoroba umubyeyi wanjye ntayatashe twararanya aho ngaho umwuka wera nijoro kuramufata arasenga arampanurira ambwira ahantu hose nanyuze inzira zose nanyuzemo ukuntu naje nkaje aho ngaho mu kazi ukuntu natekereje byose nibyo navuze mu mutima abarabimbwiye tufiye tiwageze aho hantu utekereza tese aho twakoreye twebwe ku Imana itaduha ngibi si wabitekereje ati nibyo. Imana irambwiye iriya nzu wabonye ahita ceceka. Arongera aravuga arambwira Imana irambwiye ugiye kugira gute, ugiye kuba hano kurwara, ugiye guhakorera. Ambwira amakuru yose ukuntu bizagenda ndatuza ndaceceka. Umubyeyi wanjye akimara kubikora guco turangije gusenga mu gitondo arambwira ati ariko fiye ko ndi kumva hano umuntu asize mu twatuyoga batwita ngo kwa Musanze. Oya utuyoga twa Musanze twitwa Musanze niba twitwa Musanze. Intuze ikesi yaguraga 6,000 tuwadushiramo tariko tisimbizi turase ubwo uracuruza inzoga usenga tariko ko ari ugushaka amafaranga nakubwiye ngo gushaka amafaranga Imana irabyanga tariko uracyasenga tunase uri kubona usenga kundusha turi kubona usenga kundusha undusha kumenya Imana. Ndebye koko niwe mukuru arambwira ati nona zana ayo mafaranga 20,000 byawe ufite ngwereke uzajya ukora ukampa 1,000 ukabika 1,000 ukampa ibyo ayandi wakoreye wewe usabwa nukujya urabika 1,000 ubwo nanjye mpitambara ati ku kwezi ni 30,000 ngenda yabona buri munsi. Kumba yicaranya amakuru yabitekereje kera Imana imuha amakuru mubye nucuruza inzoga aho kuguhomba nzaguhombya utangirire kuri 0 nzaguhombya buri kimwe njyewe naje mu bintu ntazi ashiramo inzoga nuko arambwira ati ugiye kujya urazicuruzana n'ibiryo. Angiye tumva rero nkubwire njyewe ntago ncuruza inzoga ndago ndi umunyamasengesho urabizi ko nsenga sindacuruza inzoga. Abarambye tariko ntago usenga kundusha ntago ureba kundusha turi gushaka amafaranga shaka amafaranga. Ndeba gusubira itiki imvani nanjye ziriya amatiki ni make gasimana ngora iki ndihangana. Ubwo uri kumva batansiza mu bara uri hanganye mba ndihanganye ku munsi
umunsi wa mbere abakiriya baza ari benshi abashira basizemo umuziki mfashe za nzoga ndaziseve ukundi gusereva abantu bari kunkorakora abagabo bari baba we ibi bintu ntabyo nzi Imana ntabyo menyereye none narangiza kugabura inzoga nkajya mu nguni ngabwira Imana papa ntabwo mbishoboye ibi bintu ndaheba ukuntu bari kunkorakora ndari nkarira noneho nakumva bitanejeje nkagenda nkabwira mama wacu nkamubwira tima tuzi ukuntu bari kunkorakora reba biriya bintu rero njye ntabwo mbishoboye reba ukuntu bari kunkorakora mwibuke ko nari ngisenga umugore cyo yavuze ati ya tubwo suri kwibwira ngo uzongera ubisubye tubwo uri kwibwira ngo uzongera ubu umukobwa turi gushaka amafaranga ati genda ushaka amafaranga numva muri njye ndakomeretse ngende shaka amafaranga uri umuntu wasenze uri umuntu uyoboye icyumba cy'amasengesho koko uje kuncuruza mu bara nibyo umpamagariye kandi ni mama avukana na mama wawe yagiye kugucuruza mu bara ingosha ajya kuncuruza mama wawe yagiye kugucuruza mu bara mama uvukana na mama uri kumva ko ari ibyene nyina na mama urukumva ko umubyeyi uvukana na mama niwe wari umpamagaye naha Musanze ajya kugucuruza mu bara ajya kuncuruza kugira ngo abone inyungu abone amafaranga menshi ndagenda ndababazwa mu bara ndababazwa bakankorakora abagabo bakashaka kungubita amavide naze ko turyamana tukarwana nirirwaga ndwana bashaka ko turwuko ko bansambanya nkabyanga reka nkubwire Imana y'amahoro ntago izabyemera ukorwa n'isoni izakore kuce mu buribwe ariko ntizatanga umwuka wawe ngo bawujanire ubusa ndagenda ndababazwa umubyeyi nkajya mubwira ati bino bintu simbishoboye Imana y'amahoro kugira imuhumbye uzi ikintu yakoze yazanaga abakiriya benshi ikantwara ubwenge uwo nahaye inzoga ebyiri akanyishyura imwe uwo nahaye 3 akanyishyura imwe uwo nahaye byose birashira arahomba uwo yahaye inyama uwo yinditse inyama ntagaruke kwishyura aragenda aratokombera yari yakodesheje amazu ngahe 2 aragenda yamazu yose abura icyo yakoreramo asubira mu rugo arangije aranyambara ati ni wowe wambombesheje mubye wibuke ko yamvanye iwacu ntiyancishiwe mu rugo ngo mpamenye ahita ncisha hehe mu kazi kubara ndagenda ngiye kubara ntaramenya niwe amezi angahe namaze ntago wigeze ugeriwe sinigeze ngeriwe sigeze ambwira ati tugende nkwereke mu rugo ni ngaho yaraje kungurisha ndagenda ndababara amarira ya buri munsi nkajya nicuza icyo cyatumye ntabana banje nkajya ndira buri munsi aragenda ibintu byose bikimara gushira antera ninjoro araza ninjoro aza kurungwanya ninjoro kukurwanya ute turarwana aje kunyica aza kukwica ninjoro ari kuvuga ngo naramwibye naramusahuye ngo ibihumbi 200 ngo na furate ngo ndabyibye ngo ndabijanye abantu baho ngaho bambonaga oyo Fiete ni umwana mwiza amezi 3 amazina aho ngaha nta mugayo tumuzi twari twanamubonaho tahubwo wowe uri umwicanye abantu bakamutoka umubyeyi abantu bakajya bamutuka umunsi gw'antera nijoro azanye indiga ayinteramo hano bafite igikomere kindiga yanteye ashaka kunyica Imana ikinga akaboko uri kumva haleluya ndagira ngo nkubwire ngo inshuti yawe mwene nyoko muvukana nyoko wakubyaye yakwanga kaguta nukuri pe yakwica ukava ku isi ariko data atarabishaka ntacyo uzabakomera aya
y'amahoro akirangiza kuntera indiga abona itinjiye neza aragenda ntiyongeye kugaruka abantu baramfata ansohora mu nzu nshuti yanjye akujugunya hasi anjugunya hanze ahantu ntasi anjugunya hanze ndi umukobwa wasize abana mu rugo iwabo nasize abana banjye batoya wagiye guhahira abana batoya ndagenda ndeba ahantu bansize nta nshuti nimwe nari nahagira nta muvandimwe mpafite niwe muvandimwe nari mfite ngaho mwabantu mwebwe munkurikiranye weho bagutaye bakujanye tuvuge n'urugero inshuti yawe ikakujana wenda nko mu gihugu cyo muri Amerika ikaguta ahantu utaza ahantu utabaza ngo ahanihe wabyifata mwute ese wafata izihe nzira nshuti yanjye ako kanya Imana y'amahoro yabanye nanye ngajya nibuka ijambo yambwiye iricishirije mw'uwo mugore ingajya ndibuka buri munsi humura nzabana nawe iryo jambo gusa humura nzabana nawe kandi nzakugira inama ayo magambo ko ari abiri yarantaye ndebye inyuma y'inzu mbabona igikoni kidakinze icyo gihe mwana wa mama makuru ni danje nabayeho nabi ariko byumve ko nabayeho nabi nukuri nagiye inyuma mw'iyo nzu mbafata indaro nkajya ndaharara ku munsi wa mbere harara mbihereza abayobozi baho ngaho babijyamo uwa mugabo baramuzana n'umugore we bampereza ibihumbi 11 murabahaye 20 ariyo ndi kubishuza basi ngo batumpe nigendere bampereza ibihumbi 11 nta tikiri ririmo ryo kongeza iwacu wasize abantu mvuze kugiye kubahahira narasize abantu urumva mbaho mu buzima bukakaye niko nshuti yanjye ndakubitwa ntangira kugana umusozi wa Rusagara uyu nguyu uri hano uwo musozi harimo Imana ishobora byose aho ngaho uyu nguyu ndimo ndareba ngaho ndagenda ndahimba ndaharirira nahasanze umuhanuzi witwa Sibomana nuko rero Imana y'amahoro ibirambwiye ati ngukuye hano kurwara hari ahantu ngiye kugushira mbaye ngutije ntago yambwiye ngo ndahagura cyangwa se ngo niho uzaba by'igihe yarambwiye ati mwana wanjye rero mfite amazu menshi ariko wibuke nanone njya kugera aha ngaha nta gishoro nari mfite bya 11 ubwo warabikoresheje narabikoresheje nta gishoro ufite nta gishoro nari mfite ahubwo ukuntu Imana yambaye amafaranga yo kujya kuzana abana nanjye iki kintu ngiye kukubaza uburyo abana waje kugusanga hano cyane ko twabasanze hano nagiye kuzana abana ya mafaranga nahise nyafatamo inzu amezi 2 nishura aho ngaho bishuraga bitatu nishura amezi 2 inzu itari nziza ibihumbi 6 nuko ndagenda mfata abana ndagenda umuntu anguza ibihumbi 10 uko ibihumbi 10 ubwo nshatse ubuzima ncuruje inyanya mbona Imana iri kukumpereza umugisha maze gucuruza inyanya mbona rwose majije kugeza ibihumbi byanjye 40 mu mufuka bidafite ikibazo mbese watangiye gukora turimo tworoheje agashoro gake ubonye gacuruza inyanya ngacuruza na avoka ubwo nukuvuga ngo majije kubana ibyo bihumbi 10 bya Imana yabisize mu mugisha maze ko urabucuruza ubona 40 mfatisha ibihumbi 40 ndavuga ati rero Mana ngiye kuzana abana banjye kuko ubuzima bwo gusubira iwacu ubwo nari narabwanze ubyumve avuga ati ngiye kubazana bari kubabara bonyine reka mbazane tubabarane
mba njya kubazana mbageze ino ubwo turakodesha turakomeje mu buzima bwo gukodesha na n'uyu munsi nibwo tukirimo ariko Imana iri kugira gute iri kugabanya umusoro. Uracuruza inyanya cyangwa hari ubundi bucuruzi ucuruza? Ubu ngubu Imana hari itangaza Imana yakoze. Umunsi gumwe nagiye mu musozi inshuti yanjye. Icyo gihe nari maze nabwo iminsi 2 ndi kuburara n'abana njya mu musozi mbwira Imana ati none Mana ko ndi kumva ibibazo bindembeje ubwo kuko urabyemeye ngo nongere nsebere no nkuko nasebeye iwacu. Imana ibikoresheje abagore bangahe batatu bampaye 5,000 mu musozi. 5,000 nkajya ngenda nkarangura ubutambaro bwo kwiteka mu Buganda nkaburangura atari bwiza nkaburangura ku mafaranga 1,000 5,000 hari harimo ubutambaro 10. Yego wagera ino 5,000 no butambaro 10 kuko icyo gihe umutwaro ni byari 3,500. Yesu we ndagenda nagera ino kagatambaro nkakagurisha 1,000 cyo mu Rwanda 1,000 cyo mu Rwanda nakaranguye ku 1,000 cy'iki cy'isende ubwo bivuze ngo 1,000 cy'isende 400 600 ni 450 icyo gihe bavunjaga. Ni ukuvuga ngo ndagenda mva ya mafaranga gagira umugisha Mana y'amahoro nkomeza kugira gute nkomeza gucuruza mba mbonye yanjye karito ya Tamusoni ubwa mbere gucuruza na Tamusoni incuruza Tamusoni. Ubu ngubu Tamusoni nazivuyeho ndi ku mafi gucuruza amafi. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye nuko nkuko urugendo rwubakwa ntumbre reka dusoreza ahangaha tugiye gusoma ijambo ry'Imana reka twamamaza amafi yawe. Ukora delivery? Yego abantu bakoze amakwe barampamagaraga barakambwira ati dukawushirize amafi 100 cyangwa se reka tuze kubivugaho neza reka tuze kwamamaza amafi nyuma tumaze kumva ijambo ry'Imana. Ni umurongo umwe dusomera mu minota 2 nta byo gusobanura niturangiza tuhite tuvuga ku buryo ugira ucuruza amafi ngo dushake isoko n'ubundi umurimo w'Imana ukomeze kwamamara ukomeze ubeho sibyo? Reka twumve ijambo ry'Imana ritoya niturangiza tutaza kwamamaza ayo mafi nyuma sibyo? Yego ni karibu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome mu byahishuwe umurongo wa 17 igice cya 17 umurongo waho wa mbere. Ariko ibyahishura bikunda nanga se dusome muri Matayo. Matayo soma muri Luka. Soma muri Luka igice cya 5 umurongo waho wa mbere ugere ku murongo wa 2. Luka igice cya 5 umurongo wa mbere ugere ku wa 2. Igice cya 5 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Haranditse ngo umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Yego amen. Yesu yari ahagaze mu kiyaga cy'inyanja ya Genesareti. Yego. Nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri uyu muntu uri kumamagara. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja. Amen. Ariko abarobyi bari bavuyemo bamesa inshundura zabo. Amen. Ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro uyu munsi. Ijambo ry'Imana rikuroba uyu munsi. Imana y'amahoro ijambo ryayo rikugeraho ritume umesa umwenda wawe uwo mwambaro wawe ritume riguhindure maze rihindure uwo mwambaro wawe rituma umuntu wese akwiyumvamo rituma umuntu wese agukurikira. Uyu munsi Imana ikwambura itsangiro kugira ngo nujye uvuga ijambo rikurura wa muntu waribwiye kugira ngo nujye ugira umuntu inama igibira inama imukora ku mutima. Imana y'amahoro nikugirira neza. Imana y'amahoro nikumbe uyu munsi wa none wumvira ijambo rigukore ku mutima. Imana
y'amahoro irambwiye ngo nawe wamesha urushundura rwawe maze ukarugira gute ukarunoza maze Imana y'amahoro ikagushiramo umwuka wera nawe ukaroba iki ukaroba iyo fi. Amen, haleluya. Imana yacu nitugirire neza, nukuri nimukomeze mudukurikirane kandi abazadukunda nizeye ntashidikanya ko Imana ikomeza kubaha umugisha mu byo bakora ni mu byo mutekereza. Imana ibagure mu ntekerezo zanyu, Imana ibahereza umugisha mu byo mukora, Imana ibagurire iki imbago mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ndabashimiye cyane mu mwadukurikiye. Dusigaje akanya ko gufata nimero ye, ariko nanone katubanze kugira ngo byose dufate nimero cyarimwe ku muntu uzamukina kuri service yose ashoboye. Haraba gusengana nawe, ariko nanone hajya wari utugenga amafi. Ncuruza amafi. Aya mafi uyu munsi ndi gucuruza amafi. Uwakoze ubukwe yampamagara wenda nkamushira nk'amakarita 2 y'amafi. Yego. Nukuvuga ngo umuntu ufite ubukwe kandi akaba akeneye ko abantu be barya amafi, yego, yahamagara Fiete. Umuntu ufite anniversaire, umuntu ufite ikirori, ufite abashitsi we mu rugo, yahamagara Fiete. Yego. Aho uri hose twakugezaho delivery y'amakarito y'amafi, ukarya amafi abaryoshye. Amafi agese abatandukanye aratandukanye, na amafi original aryoshye. Yafi nyine urya ukumva kuriye, apana kukuzanira ifi ry'amahwa gusa, musangira amahwa gusa, ifi bifite n'inyama. Yego, ifi nziza iryoshye. Iryoshye. Amen. Kandi abayana hageze gusa yatunganyije yabeze yatunganyije. Mva amavuta yawe ntagapfa ubusa. Ngura amavuta nkayikawushiriza neza, nkayatunganya neza, maze ngaguhereza amafi gatunganyije. Ya nduragira mu rugo urashyamo utundi turungo dukeya. Yafite ari guteka ibintu byinshi, urategura gakeya, ubundi warangiza abashitsi bawe bakarya bakizihirwa rwose. Kandi none iyo fi ikindi kigeretseho izisengewe. Amen. Izisengewe iyo fi. Izisengewe. Iyo fi isengewe rwose ku bantu badukurikiye muduteza imbere. Izisengewe ni yafi uzarya nitume umuntu hamera nabi, ngo byimba inda, ni yafi uzarya ugahora urumva uri nomo nta guhaga. Amen. Urugaciro. Oya, ifi mwe ku mukozi w'Imana izisengeye. Ifi nyine nawe urabyumva. Urabyumva ko bari abagabo Imana yarababwiye ati mushira urushundura mu mazi maze muroba ayo mafi. Amen, haleluya. Baba Petero bari kuntuza bakahita bakura ishundura. Hanyuma Fie, urakoze cyane kutuganiriza, ariko nkuko twabivuze kare, uri umuntu Imana iri gukoresha mu gihe nk'iki. Biko ndacyakodesheje nta nzu ngira. Nayo. Ndabara Imana ndakodesha, ariko mubyeyi Imana ariko nyine twacashaka ubuzima. Cyoko dushingiye ku gice cya mbere twumvise, icya kabiri kibuhanga tugeze, hari Imana yagize ute ikora. Hari Imana abana sanze abantu bavuye kushira mwababonye, sibyo? Abana basa neza, barakuze, Fiete nawe kugaragara muramubona, ntagakiri wa muntu banena, ahubwo ikintu gisigaye nuko none natwe tumukoresha ikimana yamuhamagara, yatumije abaho ntapfe mwabe ibintu byose yaciyemo agakomeza akabaho. Hari akantu kamwe umuntu wanguriye iyi kanzu murabona itambereye. Uvuze ngo iki? Hari akantu kamwe nshaka gushimira Imana. Hari abantu babiri nasengeye babyishimiye, abantu bampamagaye bafite ikibazo, bafite amadene, Imana irasubiza bangurira amakanzu 2. Niyo mpamvu tubonye wambaye agakanzu keza. Ikanzu n'isaha bijanye nyine, namwe murabona ko umukozi w'Imana berewe. Ni umusirimu. Nuko ari iminsi tugira nabi, n'ubundi uri umusirimu. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ugaragara neza. Hanyuma Fie, tubwiye nimero yako umuntu uzifuza gusengana nawe no ku muntu ziyezakena nayo mafi byose, service zagusaba yose ishoboka. Yego. Nimero yanjye yo kuri WhatsApp ni 072 46 07 nimero ya MTN 078 60 83 56. Murakoze cyane, iyo niyo nimero yanjye. Nukuri mu nkunde pe, mu nkunde kuko nanjye ndabakunda. Amen. Hanyuma rero reka tunaguse n'ubundi udusoze n'isengesho. Ego reka dusenge kuko Imana ibanye natwe muri aka gahe. Reka twongere tuyishime. Mana data urera, urakiranuka, urakoze cyane kubana natwe, urakoze cyane kuko tutivugiye ahubwo ari weho wivugiye. Turagushimye cyane ko watwohereje ingabo zo kuturinda, turagushimye cyane ko watubereye maso,
konigisiyo zawe zabanye natwe, akira icyubahiro n'ikibi cyawe, amashyi n'impundu n'ibibi byawe. Urakoze cyane data, niko nkwereka cyane abababaye, abafite indwara zananiranye, abafite ibibazo, abafite amadeni, abafite mana, urabazi urabasobanukiwe. Nyemerera ubagenderere. Hari abakobwa bazingiye mu mabuye, ubu ngubu bari kwifuza gushaka bananiwe, ariko data nzi neza ko ari wowe utanga urushako. Hari ababyeyi data nyiribihe bafite yewe Yesu Kristo, Uwiteka bafite abagabo, ariko uyu munsi bakaba batarabyara ngo baheke. Nyemerera n'uyu munsi wa none ubahereza urubyaro. Hari abagiye mu mihango, ariko uyu munsi wa none ikaba yarahagaze, bakaba bari kwibaza impamvu. Nyemerera uyu munsi wa none wongera ufungura inda yo kubyara. Nyemerera ubagirire neza. Nukuri data nzi neza ko ijisho ryawe rireba hose. Uwiteka urakoze cyane kubyumva no kubikora. N'ibyawe mwami Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ku muntu turakora subscribe, mukore subscribe, munasharinge ku nshuti zanyu iki kiganiro, cyane cyane ko bino abari bigana umuntu sharing inshuti akunda cyane, yifuza ko nawe ibyiza byamugira nkuko twanabibabwiye. Kandi twemera ko abantu badukosora bakatubwira ati muzakosora iki, muzongera iki, ariko n'abatubwira ati ko twakomeza aho twari turi cyangwa se ko ibindi twakongeramo, ni kare n'abatubwira ko badukunda, nabyo nta kibazo. Hanyuma fiyereka nawe ngushimiye kwa waduhaye akanya kawe ukatuganiriza. Nize ko Imana y'amahoro izakomeza kubana nawe ikakurinda mu bintu byose ugenda uca. Amen. Mwakoze mwese.